wamenye ko witwa Coach Gael agiye gusubira muri Amerika yamaze kugura iyitwa Country Record. Ubu tuvugana Country Record igiye kwimukira muri 155. Base nkubwire 155 bagiye guhamagara bagiye gukorokirita abantu abangaba batatu. Bagiye korokirita Muyoboke barokirite nuze no puja babanze babinjize mu kizuru neza babatema umufungo bite bazana debe baje birirwa biga ku mishinga ishobora gutrendinga muri Afrika ndetse no hakurya mu bindi biyaga binini. Yes, of course, come to Pepe Novek Effect, of course, King of Voice and Ambassador of Kamera Artist Mtoto Butamwana ngenda talkative tutravoka butini nyiri bwite Finish kuri magique wanda wavuzwe mu byahishwe. This is the Fry TV. Ningugira ngo the Fry TV ahangano havugirwa amakuru atandukanye, amakuru menshi cyane y'ubwoko butandukanye, ariko uyu munsi none tukaba twongeye guhostinga cyangwa se guhereza ikaze ba nyirabyo kuko nibyo bintu biyemeje. Ako si ikaze abantu muhorana ubundi mba numva ikaze ukwiye kurehereza nk'umuntu mudasanzwe muhura kubera ko nubundi ikaze aba rifite umuntu buri ashobora kuguha ikaze niyo waba uri wawe kuko mu muco nyarwanda bivuga ko umuntu ashobora kuguha ikaze nyine mu muco nyarwanda. Mu muco nyarwanda se mu muco ntabwo uzakenera abantu bagusabira none se kankubaza ubundi Benoit umuntu yaciye azirate nta muntu haraciyaze ku giplastike ngaho yumvira sha akuze ko abyibagiye ku giplastike se ubu ugiye kwigira umunyamujye ngo na plastike. None se ubundi cheers iyo abantu bayihanye banywa ibirahure cyangwa banywa product iri mu kirahure. Akoze kamara kankubaza ikintu kimwe ubu nka uri wawe impamvu uri wawe niyo mpamvu urimo kunywera mu kirahure ugahita ushuka umuntu wagusuye ngo wego ngo zamura ngo dukozanyeho kandi ubona ko neza ibirahure birahari sikahita unuko akunda plastique none yari kwinywera Primus. None se ubundi Primus si igikoma bakinywera mu kirahure. Primus ni igikoma gikonje. Igikoma gikonje ariko umenya Bralirwa umenya yarabishyuye ngaho nyumve cyare kubundi Bralirwa ntibazatuma ubundi yagakwira kuba ari twe uko nkasikaye tu ahantu hose abarimo kurata Primus ukagira ngo none se siyo nzoga kandi ahantu nimba ndi kurata mitsingi yengwa Primus nanjye mba ndi kurata mitsingi ahantu. None se bigenda gute ko umuntu nzi wafashe mu mafaranga uri no kurya neza cyane ari Melody mukamufasha gukora akazi nawe ntagakora neza sha Melody ko mona yifotoza mwana arabyifotozanya ariko ntagenda ngabigwe wari wamubona ahantu mu kabara uretse kumubona bifashe wari wabona ari kugotomera ntibibaho oya kugotomera bwo wapi ariko arabimwe oya ashobora kubinywa ari kwamamaza iriya ndayo yacomotse kuri atanywa atabinywa se cyaje mbabarira woza akanga wabaza shengura umusiramu Melody arabinywa se gusa itamarigiwe rya bebe ryaraje abateretsemo cyamubimba aracyamaze ariko wibuke ko bakora na siporo kandi skate we ntago mu basitari bari mu Rwanda badakora gym nawe ubamo badakora gym wowe badakora gym uzi kuri gisazi skate usara umuntu mushaka gukora gym gym shanje nyigiri wanje ibyo kunywa bari kunywa mwayibonye ngibyo aho ngaho. None se bitwaye iki ngenza yambateza abantu gisare imiki abantu subutumwe ariko Benovia rwose uzi ko aba bajama bazi ko inzoga za danje ari ukuvuga ngo umustar ngo nuwanywe ngo Jamusoni ngo nuwanywe je birabiboro ndanabizira kuko nje birabiboro birabiyoga birabiremereye by'ibirikeri first of all biteza umutima biteza ibintu utamenya ntago nje biranajya kubinywa maze iminsi ngaragurika ku niyo nagusanga wowe bifite ngiye uri kubinywa wabinywa umwe rekada njagafuro ngiye niko macaka utiriwe unavunika badata nago banywaga za mitsingi kuva kera mitsingi regira turuta irutana bavi ni ya kera cyane na Primus wegeze ubona barabaye iki ariko uzara abakobwa arizo nabonaga bita za Guinness Coca nubu baracyazinywa abaviye bazinywaga nubu baracyazinywa baracyahana ariko umusore arazi uyu munsi ukabona ngo abonye umufungo agata yiharaza ngo byanuze ngo bya Jameson urumva ngo bya Jack Daniel urazi ubigura harababigura kubera ko babiharaye babonye uwo umufungo wabura ugasanga n'ubundi ari kurwanira n'undi Primus. Narumvise ngo Jameson bayikora mu nkari z'imbogo zivanze n'izintuzi haze kaba ukutamamaza umuntu cyangwa kubutamwe ikintu wagise Jameson ikorerwa mu Rwanda ubugisebyaza ngo ni y'abanyamahanga ayisebeje gutese kavuze ko yumvishe ubwoko bikoze igize product za harimo inkari z'imbogo ngo harimo ngo n'ibiboro ngo ibiboro ngo bya biboro by'ibinuze by'ibinyamunshongo byo ku nyanja urumva ngo bafata bakabisya bagahita bashyiramo ariko none abaturanye b'abakongomani buriya ngo ikinyamunshongo ni boro ya danje utaza kugisebya ukazatuma abakongomani bumva ikinyarwanda bagutera oya ikintu cyose gipfa abakongomani baragikunda kuko kiba kiribwa Nuvanga igihe gipfa ashobora kukirya ikintu cyose gipfa kiraribwa kuri abantu benshi se kwa kwitiranya n'abakongomani kama
sha ni nkuko nayo bakwitiranye n'abanyazambiya ngo gwiki oya abantu baravuga ati Kamaro uburyo yifunga uburyo cy'ikaragiteri ni Congolais umwana ararya mu birere njyewe ntabwo ndi umukongomani ahubwo njyewe mfite swag z'abapeti bo muri Tanzania babaswahili baho bameze gutya abaswahili bo muri Tanzania ariko nubundi Kamaro ni umwana w'imururu utagira ngo imururu so hano hambere haba beskoro badanje abakoboyi barimo hano bazi kimene gitangira bwa mbere cyatangira ya boro bita imururu hari hantu kibwo imururu ari n'umugani bitiriye abantu b'abanyamururu bakira n'igisambo cy'imururu mu kinyarwanda ubundi ba Boston tiza Paris abitwa bakidama ese wahaye umugore wanyizira agatambuka oya natambuka ariko inzira hari ntabwo abuzahaca rwose singubeye koza nawe wamaze kwibika invertebrate none ararunarurguruta kukuntu rumeze nka timbarandi basheri uyu munsi ntabwo turya inyama uyu munsi turarya isambaza iki cyumweru ni ikisambaza icyumweru kizakurikira ni ikinyama urumva ikindi kizakurikira ni icy'amasamaki urumva wamaze kwihintebe Kamaro arimo kugenda bibyibuhiramo witonde arimo kugenda bibyibuhiramo asundi kama iwanjye urugo ruragenda ndabyumva ubu turi mu cyumweru cy'amasambaza ariko njye ka nkwibariza ubundi impamvu yatumye uvuga uti ngiye mfashe umwanzuro ni ukubera ko mushuti wawe Skate wabonaga ari mu kizuru ni uko wavuga ati ndakuze reka Skate usabanyubakiye cyangwa nyine ari mwubakiye umva sha ariko nashobora kubarega ko habona ke ahabwa ukavuga gusa ashobora kungira inama akambwira ati Kamaro cakavuyo urumva mu muntu w'umupapa ugira umuryango iyo ni inama yiwe ariko atangiye iyo nama nanjye nari kuyigira none singe sindi umugabo oya ariko si n'ibintu byadanje kuba wabwira umujama wawe kuba yaca akavuye umugani kubera ko rega hari imyaka ugeramo hari n'igihe ugeramo ukabona ko revu umaze kugoyinga atari yo kuzajya winjirijwe na buri wese ndashaka no kwiyamana inzererezi ziza kunkomangira saa 7 z'ijoro urumva inzererezi ziza kunkomangira saa 7 z'ijoro ukajya kumva uko ziraje ziri gukomanga iyo umuntu abana n'umugore ntabwo uza kuzana akavuyo mu rugo rw'umuntu ako kavuyo umuntu aramuhamagara oya cyakavuye wamfura we ndabizi umwanzererezi gasopo kuza gukomangira umuntu w'umugabo mu rugo rwe saa 8 z'ijoro uvuye mu kabari urahaze wasinze uraje n'ibifege uje wirukanka iwanjye urumva ibyo bifege nabigutumye je nabuze amafaranga yo kubyigurira none se ubwo usanze ari mwe mu nshuti zawe zajyaga zihagenda mu gihe cyashize ubundi ugira ngo ni iki n'ubundi abari inshuti zanjye ubundi se ntabwo babizi ko yarongoye wowe winjirira umuntu w'umugabo ufite urugo rwiwe saa 8 z'ijoro uza kumukomanya ubundi se uza kumukomangira umuzaniye ufite n'ibifege uraje gufite ibifege ngura cyakoze cyereka ngubwiza ukuri nimba uzi ko ngiye uzaza kundeba wikorera amafege nibiki ngiye uzabireka ngiye kuza kundeba iwanjye uje nakoza cakavuye ndacakavuye se gusuza ibintu byaraye bibaye noneho uriya nawe afite abakobwa ngo bari baziranye mu kimeni cyo hanze urumva atarashaka baraye baje nijoro baza bari kumwe n'ibitipe bifite ibyanwa bimeze nka bya musharafu urumva nijoro yagiye maze gufata ibitotsi sha nagiye gutangira kumukora ku itako ngiye kumva numva bari guhondagura hanze na mubyukije namubwira ati genda ujye kure maze bahamagara ngo kadete urumva ndamubwira ati fungura idirisha ntumfungurire inzu urumva ubabwira ngo ntago mari cyagabona abaniga bafite ibifege n'ibyanwa bameze nk'abanuze nk'abasurutani bameze nk'abasurutani bo muri za babita ba mandevu bo muri Palestine ba Kiroso babona arebye mu idirisha gabona barahagaze bikoreye bya konyagi n'amafege nibyo binabaniga baza bikoreye iyo baje ngo nawe yahise ababwira ati mumvanye ku itiyo mujemo mumamangira mutanamamagaye mwanzerereza imwe ahita asubizaho idirisha ahita azimya itara ahita agaruka mu cyumba wakoze cyane inshingano z'urwamazusha ahita agaruka mu cyumba namubwira ati kaze neza wamfura akazi gusa ntabwo bagukuye muri araza utangira kwikora ku kintu baje maze kuvanamo box igitwe utarakimura naramujombamo na kimwe ndavuga ati zinzererezi nindakora ikiganiro kuri The Fly ngo mbivuge zizakomeza zijye zizi iwanjye urumva tujye duhurira nazo mu kabari urumva nabwo ntizizaza zimvundereza sibyo mu kabari ni Kamaro ntari wo mu kabari ariko Kamaro wo mu rugo sibyo atandukanye na Kamaro wo mu kabari Kamaro y'imihanda na Kamaro wo mu rugo baratandukanye ngewe ndabisabye mu mbabarire we rega sino kuvuga ngo ni gahunda yo kuba wacu umushyitsi mu rugo ariko nanone naze amasaha we rega Kamaro hari ukuntu umuntu akubwira cyangwa se ukabwira ati umusaza cyangwa ukabwira nk'umugore ukamwira ati muri weekend dufite abashyitsi tugomba
kubitegura cyangwa se before na kwa kundi uburimbari ari no kuntu sino kuvuga ngo benda baniga wenda wabirukana cyangwa iki nimba navuye nimbari wari kumwe n'abakobo imbari nibakubwire ngo benda Kamaro uyu munsi turazi wawe nimba mwe muri kumwe cyangwa ukabiyo ngo zikabwira ngo tumanukane akavumo biragusaba nawe banze hamagara umugore umubwira ati mama yake kivipi giye kuzana n'abakoboye mu rugo reba ikintu batekera hari nabaza bagenzwa n'iki no kuza kurebuzwa uyu muntu abayeho utegereze bite ugasanga nizo zabo nyine akaje kugenzwa akavuga runaka yararongoye reka tujye kureba kugira ngo aze biba bisaba nimba yararongoye ugire kondisiyo z'umuntu warongoye nimba umukobwa yaje kureba amenye ngo aje iwabo n'umugabo n'umugore akuhamagara kubwira ati Kamaro bimeze bite wagwani ni kivipi umugate sawa reka hamagare mama yako umubwira ati abo bahungu bashiraho agasambaza cyangwa bashiraho agatungo baze basanga ibintu bari waneze mama yake ngewe mba namusigiye ni posho n'amafaranga ariko nanone naga ari ryo kwandagaza mu bahisi n'abagenzi ngo runaka ngo muswinga imani ngarasinze ngayisangwiramo bira gupanga ari udufaranga mu rugo bita ngo in case biramutse bibaye ngombwa ko hari umushyitsi uje utunguranye hari icyo yabona wenda mara umuvuye Cyangugu sibyo cyangwa se shangazi wanje atunguranye we yanaza wenda na nijoro nta kibazo akavuga atari ko hano hari umuryango hari umuntu ngewe muri famiye utuye hano hafi waje gakomaga nta kibazo urumva nk'uwo muntu uvuye kure wo muri famiye we ashobora kuza ukamukingurira ukamusasira akaryama ariko uzi ko umuntu afite umugore uraje n'ibifege byaka n'ibindi by'ibipaki urumva nijoro na byakonyage uzuza kuza ufunguye igipangu mu rupangu rutari urwaso rutari n'urwanyoko urumva urakomanza abaturanyi bararyamye urumva umuntu araryamye amaze kwiyambura rikorota Imana urumva ariko sibwo wowe tukiraho ngaho rero we ntago byakubaye ukimara gushaka oya niba ku Gisozi handi mu budurira nibaze none wari uturanye na Kavukire nari nuranye na Kavukire najyaga kubona nkabona ariko ngewe ikiza amadobo y'ishaza ryiwe bararizi wajya guza agahita guturumbura mama dobo isako nta brother ababwira ati nta buhari ababwira ati mumbabarire ntako kavu yaciye ariko ubu kuvaho nyine ubu twageza agasha kuza nyine ubwo ngubwo ni kondisi ariko uyu nanjye ndashaka kuzatanga komande bakamutekera amavubi y'ibivumburi urumva kugira ngo byibura yige kugira amahane no kugumiza wirebeshwa nk'umumansera utuje udakatira bari abantu nta kazi kawe oya hari nabazana imyuka mibi hari nabazana imyuka mibi azanye imyuka mibi n'abadayimoni azanye na za nyabi mw'izina rya Yesu hari abazana imyuka mibi mu rugo ubundi rurimo umugore n'umugabo bakubwira yuko abantu ba mbere bakunda kurwinjirira niyo nankwa abazanye imyuka mibi oya ibintu byarahindutse ku cyumweru tugomba kujya tubyuka tukajya muri mesi ya mbere muri kiriti ya mbere urumva tukajya gusenga nanabyuka mukiragiza Imana ya Bibiliya yanyuza ahantu iteretse urumva ndagura n'ishyashya y'isezerano ako muri irya kera niryo ryiza ndagura isezerano ibamo abiri yose irahari hari bamwe abiri yose hari niyo bita ngo King Version Kamaro wamenye diri wamenye ko witwa Coach Gael agiye gusubira muri Amerika yamaze kugura iyitwa Country Record oya nagarayigura ahubwo ibihuha biri hanze twahawe n'umwe mu bantu bari hafi yabo mu bamaneko baneka abatasi bacu tuba dufite imihanda ni yuko ubu tuvugana Country Record igiye kwimukira muri 155 kugenda yigura gake kuko ngo uwitwa Coach Gael amaze kureba akabona ko no puja urumva yamubera mu manager mwiza urumva mu gihe uwitwa Kenny ashinzwe ibikorwa bya 155 akaba ari nawe CEO wa UGB yaravuze ati reka ndebe kure areba ngo witwa Nopuja aravuga ati uyu nguyu ndamuzana urumva mugire manager nyir'izira studio nishaka dusigara Nyamirambo urumva mbere yuko nsinyisha The Ben ngomba kubanza nkazana Nopuja nkazana n'umuproducer witwa Kiz maze iminsi mubona tuba yabaye kuvuga ngo muyoboke agiye guhita aba manager w'abahanzi bavuga ngo umva se nkubwire 155 bagiye guhamagara bagiye gukorokirita abantu abangaba batatu ibyo ni ibihuha biri imihanda n'amakuru y'ubutasi amakuru y'ubutasi bagiye korokirita muyoboke barokirite nuze Nopuja babanze babinjize mu kizuru neza babatema umufungo bite bazana debe baje birirwa biga ku mishinga ishobora gutrendinga muri Afrika ndetse no hakurya mu bindi biyaga binini noneho kugira ngo coach abone uburyo akurikirana ama business wari muri Amerika urumva hanyuma uyu nguyu witwa Kenny nawe asigara akurikiranye
iterambere rya UGB sibyo ndetse na 155 byose kuko Kenny Solo umutwe we urumva n'uburyo akora n'uburyo akeneye ibihangano biri kuri standard na Bruce Melody ugashyiraho na Baroskana urumva nago bamanagingwa n'umuntu umwe kandi ari n'izindi nshingano runanga nago bamanagingwa nande ubwo itiminize bagiye kubihereza babigize umwuga nuko ke nukuvuga ngo nimba coach Gael izi deal ntazimenyereye barafata niyo mpamvu nyine yimenyereye deal uzibiceri bya danje n'ibiki nibiraka byo hanze yego nukuvuga bari wano umushoramari nukuvuga ngo coach Gael amakuru turi gukura imihanda biravuga yuko witwa coach Gael mu gihe agere kwerekeza muri leta zunze ubumwe za Amerika agiye gusigira inshingano witwa Nopuja ndetse n'uwitwa Muyoboki Alex Kenny agenda muri UGB uwitwa Muyoboke ndetse na Nopuja batangire bakontorera ibikorwa bya wari UGB izakina na Patriot soon harahitashye ko na UGB irabica UGB Patriot ni renze oya coach ya Rokris yamaze kurekrita abakinnyi batandatu urumva bo muri reg afite abandi batatu bavuye muri APR afite abandi bavuye muri Espoir bagiye kwinjira muri UGB utambwira ngira kipe nago yamaze kugoyinga vayo ahubwo se UGB murekizwa n'iki ni yicare yiga none akatunavugisha kuri akanya UGB je urumva mbere yarakoraga yari ihari ariko se Patriot ntago muzi urwego yari iriho ubaka kanya abafana ba Patriot kandi abenshi barabaye ba UGB nanjye de nko mamashi ya UGB nzaba mpari urakoze cyane urumva ni nyuma yuko coach Gael agiye kwerekeza muri leta zunze ubumwe za Amerika gusubira mu kazi kiwe gasanzwe yarasabwe atunganya ibikorwa byiwe ndetse na pangira avenir witwa Bruce Melody kuko yamaze kugoyinga viral muri ibi bihugu yagure na business zariya yes of course agiye gusigira inshingano nimba koko uwitwa Nopuja amaze kwicara kiga uwitwa bamaze kumukura producer wiwe Prince Kizi baramutaye mu bihano bya Element akabasasigayirirwa gukora tuwari kumwe na Bruce Melody none ntago babonye muri Kenya uwitwa Kizi Prince Kizi ari hariya arimo yimatatu ese bura Element ntagashyaragira Element yashwanye na Bruce ngari kwikorera za snap gusa Element yashwanye na Bruce Melody urabyumva buretse gato Element yashwanye na Bruce Melody ariko ntago birajya hanze ubwo bashwanye nyine ni bya bindi bya kivandimwe bashwanye kubera ko Element urabizi ko nawe yiyumva arangije aravuga ati Melody ngiye nimba ushaka agiye kuzajya ngiye ushaka kunyigiraho ibyo bintu bya izari veni zari tarani reka ngute nanjye mu bihano we nimba udashaka kuko buriya ngo biravugwa yuko uwitwa Bruce Melody agira pressure ku bikorwa byiwe ariko man uretse gato buretse manze nkubwire ukuntu Melody ameze ni wa muntu ngujya muri studio urumva yasanga projet zi utarazitunganya nimba yaragwaye indirimbo nka veni ugasanga utarazitunganya agatangira kugukatira iyo amaze guterekamo bya Primus ahita gukatira ahita atangira kugusomera ngo wowe ngibi nibi ubwo rero nivyo bintu biravugwa yuko ari byo bintu yapfuye na Element mu kubifa na Element arongera ati umusaza menya yuko hari izindi projet kandi Element aritonde ati menya yuko hari izindi projet z'abandi bapetimba mfite kandi bakeneye gusora mu gizawe zidakenewe guhita zasohoka akakanya nago nanjye nahita nzirangiza hari abandi ashaka ko asohoka product gusa nyuma yuko Pete amweretse iyo foto Melody ngo yese amubwira ati oh Pete yangu unyiriye akakanya tereka nze nanjye ngute mu bihano mu kumuta mu bihano nibwo yese avuga ati reka ngewe nza n'uwitwa Kizi akwicaze n'ubundi yankureza afunga macho ahita amufata atatangira ntago ari sawa nyine ariko nukuvuga ngo Melody nawe aba yashatse kumwereka urwego rwe oya urumva Pete nawe ku muhari wiwe yasabwa ati n'ubundi we Melody nimba ushatse kunyiryaho natwe iwacu ku Kibuye ndi umwana wo mu Gasone reka bakobo yinje kubiyerekera ibyana by'iwacu ibyana byankundaga hano nigaga za Saint Marie buriya bivuga ko uwitwa Element yiga hano bita za Saint Marie ku Kibuye kira kigura byibuka ko cyabagamo abakobwa gusa nukuvuga ngo mu bahungu bagiye Element ngumva ko kira kigo cyahise kirekirita abahungu mu bahungu bagiye bwa mbere oya baretse gato kira kigo bakitango cyari cy'abakobwa gusa baza kugikiramo abahungu ako umuhungu wahinjiye bwa mbere yarere kobo yibagera muri bane urumva ejo bundi rero nibwo yafashe uwitwa Kevin Kade Juno Kizigenza hamwe na Kenny Solo na Kevin Mbanda urumva arabwira ati bana banje n'ubundi dore nimwebwe generation twazamukanye 2 na veni muze natwe tujye kwirira show hehe ari iwacu ku Kibuye ariko ngwitwa coach ngwitwa coach Gael akabara mukandi akanyenyeri kakasa mutwe ko kubera ko bari muri hoteli imeze neza bari kurya inkoko indiziritse papa Element mu kizura ariko babwira ati mwabahungu mwe mujye mu mato ngo burya Element n'umwana wo mu Gasoni wawe bafite n'amazi ariko hari umuntu witiriraga ngo ni Element
witiraga papa ubavuga ngo ni papa wa Element basangiraga Nyamirambo ngaho nyumva bitaga Simba woze papa wa Element karingagari yari akukibuye biravugwa yuko papa Element ari umwe mu ngabo z'igihugu amakuru ankura ngewe ku bantu batuye ku Kibuye naravuga se Simba papa wa Element umwe mitsingi imwe akayimaraho amasaha 5 umuntu ni we cyangwa ni ukubeshya urumva nyuma yuko mumaje kumenya ko wenda 155 nyine nyuma yuko 155 isenya account iri kugenda ntago ari ukuyisenya bamaze gushaka kuyereka yuko bayirusha ubushobozi iyo umuntu yamaze kugutwara producer agatwara na own of the business w'iyo company ariko we ntago biraba official ntago nyine biraba official nta makuru turi ariko none se sa makuru ari kuvuga urumva no pujajya muri 155 cyangwa birabiri abantu baba bashaka kuvuga abantu uko yuko ejo bundi ngo bari baranu ngo kuri hotel bito wenda muyoboke yajyayo uko muyoboke n'ubundi yikundira imifungo urumva aho bamuhemba neza ntihakunda ikindi amakuru wenda nuko wenda kwiyunga kwa Bruce Melody inama yabereye hano haruguru muri View Hotel ntayuzi yabo batumiye ngo witwa Nopuja na muyoboke hano haruguru Kigali View Hotel ngo Kigali View Hotel akandi ubu nitwereka boss ikiganiro ntago azabona ko twamwamamarije urumva arabibona cyakoza aba bakire batagira na internet bazi ko 4G iri hariya nuze mango 4G umva ikintu ndi kuvuga ni iki Skyto gute ibi bintu ndimo ndashaka kubihuza nkumva byenda guhura Melody yasabye imbabazi The Ben yego cyangwa oya yego yamusabye imbabazi anavuga ko nta na beef bafite ureka tubifate tubihuze dufate ibintu bya 155 tubihuze n'ibya country uraza gusanga abantu byenda guhurira no kuvuga ngo buriya coach Gary yaricaye abwira Melody ati urabona tugiye kuzana no Puja urumva aze kutubera manager we na muyoboke baze ku managing ibikorwa byacu noneho uzakurikira tukamusinyisha muri 155 ni The Ben urumva kandi ntago mwakorana neza muri reb imwe hatarinjira mu witwa muyoboke na no Puja mugifitanye n'umwuka mubi wegenda usabe The Ben imbabazi urumva niyo utabikorera kuri station zo mu Rwanda cyangwa se kuri online media zo mu Rwanda ukabikorera muri Kenya cyangwa ahandi ariko bizagera gute bizahita risakara bibenyera mu bande noneho The Ben ni tumushyira amafaranga tumubwiye ati ngwino sinye muri 155 n'umundi niyo reb igiye kuyobora u Rwanda urumva mu bijyanye na entertainment azahita twika ko tuzaba twaramutwaye akaguru kamwe ariko no Puja tumusigira k'ibumoso urumva ako k'ibumoso ntago azakagenderaho ko nyine na muyoboke twamuzanye uri kubyumva kuko buriya muyoboke sanze akaguru k'ibumoso ka no Puja gakora kukurusha k'iburyo aba bakisha ubwo nawe ngo baba bakisha yahita akora uzikemura no Puja yahita akora yahita rukirita 155 akayizana muri country ntago ariko nubundi no Puja biramuvugwaho abantu bakunda kumuvaho cyane sinzi impamvu kuko witwe Musiti no nyuma yuko bari bafite Counter FM Rusizi niwe wayikozeho niwe wayikoragaho anayitwikiraho nyuma yuko ari we wari uri kure kuri miriro kuri Counter byaje kurangira ese yisanga oya tino ariko ntago yiruka oya tino ntago tino yamanukaga muri weekend urumva tino ntago yakoraga kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru yagendaga kuwa kane urumva agakora kwa kane kwa gatanu kwa gatandatu no ku cyumweru yagera amahirwe urumva hakaba habaye show amahirwe make tino habaga show yakoraga iki ikiganiro ntabwo agikoraga yatumiraga umuhanzi nk'umuntu w'umustar kuko bose bamuzi nk'abanzi bagiye kuririmba za Cyangugu kwa Kamuzinzi n'ahandi ubwo umuhanzi agisohoka muri studio tino bahitaga bajyana agasiga cy'indirimbo niba umuhanzi yaririmbye kwa gatanu tino yagomba gukora kugeza ku cyumweru yazamuka kwa gatanu azamukanye n'umuhanzi avuga ati na bro ntabwo uri gusigano bro tugomba kujyana tugomba kuzamuka keje agahita ashyiramo playlist zamara iminsi ine ariko binabwo ibyo bintu babikoreze byose mu mwandiko biravuga yuko witwa no Puja nawe rwose ngo afite ikintu afite karande yo kwamburwa iki abakozi beza none se no Puja ntabwo urumvishe ko agiye gushinga televiziyo ahubwo hari ikintu ngewe na televiziyo ibyo bintu uko byavuzwe kandi bikaba biri kuvugwa no muri 155 hari ikintu ngewe navuze bikaba biri kuvugwa yuko uwo mushinga wose 155 yamaze kuwishyura kugira itangire umanaging n'abari no Puja ariko na televiziyo yanayishinga ariko man atayishinga se umuntu washinze afite ibikorwa bingana gute umuntu washinze radio gushinga televiziyo so no Puja waririmbye ngo murabeho ndagiye n'umuhanzi ndizize nawe ndenganya urumva uwo muntu wayirimbye mu mwaka wa 2001 urumva bigeze muri uyu mwaka yarabonye imfashanyo zingana gute
oya reka tunavuge ibi bintu ubanze umbwire kuri mbanze ngusobanure kuri iki kintu no puja kuba byonyine ubwiwe mu maso y'ibigaragara n'umwe mu bamanagers beza bazi no gushaka ibiraka nimba coach Gaël yigendeye agiye no puja agiye gusigara ari gushakira ibiraka bano batipe bose bano bahanzi bose bo muri 155 yego muyoboke atangira ashaka amadiri yego mu gihe kenagiye kuba ari hariya muri UGB ni ukuvuga ngo team yamaze guhinduka ni ukuvuga 155 igiye Prito coach Gaël agiye gusimburwa na Nopuja Kenny asimburwe na Muyoboke mu bikorwa bya 155 hanyuma bo bagume muri za business zabo z'amahoteli zo muri Amerika n'amakipe nyine nk'ingagari nk'abantu bahagaze nyine z'ibigo bikansoringa abantu bafite uburwayi babana za sobari ibintu nk'ibyo aribyo bintu bigumiramo nyine bagende bakomeze bakurikirana ibyo bintu ariko nabyo biza n'umufungo mwinshi abandi bo bakomeze n'ubundi bari kugira ute bari gukora ko kazi abana batipe ko bagiye kwiza bagiye kubicaza biga ubundi guhaka akazi Muyoboke ukamushyira muri business yawe menya ngo umufungo wabonetse guha akazi no puja urumva cyangwa ukamugira umujyanama n'ubundi rega byari bigoranye cyane kugira ngo ufate witwa no puja na Muyoboke uba competite n'uwitwa coach Gaël na murumuna weke ni byari bigoranye cyane kuko zimwe mu mbaraga twabonye bari abatipe muri showbiz nyarwanda uwitwa no puja na Muyoboke ni bamwe mu bantu mbona yuko bagoyinze viral muri ibintu byo kuba bamanaginga umuhanzi akagoyinga viral bano bagabo ubwabo bazi showbiz ahubwo nkibaza ngo uwo mufungo twumva yuko uhora utanga 155 bara nabo bazajya bawutanga ahubwo coach Gaël azarokirite na nuze na Marshal Rio Estate ajya baha ibibanza n'amazi urumva ajya bahamaze wabura coach Gaël ko n'umugudi entrepreneur n'ubundi mu buzima busanzwe ushobora gusanga nakora ibintu byari afite n'ibintu nawe by'ibibanza nawe tu nawe abifite abikoramo ari ibintu nyine atagira big deal ushobora gusanga nakora ubucuruzi bw'amazu n'ibibanza ibintu byari Rio Estate nanjye nzabikora mu minsi iri imbere kabisa nzabikora nanjye wowe warabitangiye njye nta mufumbo bisaba amafaranga menshi ntabwo ari ibyanjye n'iby'ababoss bisaba amafaranga menshi cyakora ubukomisiyoneri bw'ikibanza nabukora ariko bwo kukigura nkakigurisha ntabwo nanjye ubwo bushobozi ndabugeraho rwose reka dushimire Rujama Shop dushimire 155 dushimire Country Record tubwira ati mukomeze kwihangana kubw'amakuru turi kubumva hatari meza dushimire Kenisoro Bruce Melody na The Beni reka tunashimire n'abaproducer bo muri Country Record dushimire Kenisi na Nita Pendo dushimire Muyoboke Alex ndetse n'umuhanzi we Marina nanjye ndashimira Country ndimo mamashya nanjye ndashimira urugo rwiza Okim ndashimira urugo rwa Jihadi ndi ngoma mashyi ya Country ndashimira urugo nshimira nivuye inyuma ni urugo rwa Muyango na Kimenyi Yves kabisa ndabakunda cyane bari abantu bazawusura umuryango wa Kamaro bamaze no kugoyinga nubwo tutazana umutuye bamaze no gushinga channel ya YouTube bro igomba no gutwikira channel wabonye ko no mu bahosta Muyango ari utwika se ni utwika reka nanjye nisurize inshuti yanjye Shadiba cya Shadia Dis reka tubashimire umunsi nzaza kugusura nkuzaniye ibiraha by'inyamirambo wibagiye ibiraha bya Rwarutabura urumva twibutse abantu ko Didi Doro yamaze gufungura akabari kiwe ejo kwa gatanu tuzagera ejo kwa Didi Doro hazaba hahiye urumva tuzaba duhari dushimirana Nofura tukoreramo ama after party even na Krausi bari hano ku Gisozi ariko se tuza akumane uko twamamariza abantu hari amafaranga baduha Studio nimwe rukumbi ni View Nation kuri Magique ushatse kuba wayikurikirana ndikira Benovi ubundi abikurikirana hanyuma abantu bafite company zicuruza amamodoka ndashaka umuntu mp'imodokari nkazajya mu amafaranga 800 bya buri kwezi urumva ubundi ukanamwamamariza nkanamwamamariza uwo muntu niba aboneka aze twandikirane duhane contract urumva imeze neza njyemo 800 mu kwezi hanyuma ampereza imodoka nziza shyashya apana imodoka ivuye mu igaraje ryo kwa Harusi urumva cyangwa rya kwa Faruku Dinya mu biryo gusa iyo ngiyo nshaka imodoka ari kugurisha okaziyo ya Makenya ambwire twipangire sawa murakoze cyane